reka nyevuga na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndetse twareka tumukanya gatoya tugiye muri kane ishyamba ry'ibibazo ndetse Mix Talent group 5 Ken Pigiteza production niwe ndetse koze aga filime gatatu kuri gatanu yitwa Kendi a production gucunga shawa piri naco zimarira abandi bakenyutse umuginga ntajya apfa banyanga bafite ubuzima bugera ku 8 cyangwa se 7 bandi barapfa badafite akamaro ugasanga basigaye mu bintu urebe bapfuye kare Sweet na bombo sheri guteye inda muri iyi minsi byaba ikibazo inda tuyibagirwe tuyinye inda bayibagirwe byaba bitukomeye cyane mu minsi nk'ingi bibi dore Kentos wazibonye wanga ibintu marabifite wasaga nicanye n'igisuma mu nzu nabizi neza yewe data we yano gusonza no kurya inyumbati gusa n'amateke sheri byuka ntabyinda muri kano ka sheri ntabyinda wapi byuka sheri aboniciye mu gutwi inda igacaye mu matwi matime amasabwa 10 masadisi eri kubyuka arimo araseka undebere arasinzira arimo araseka nimaze iki rumbaze gusa arimo araseka agasinzira wasanga ari romantique dance muri iyi minsi kandi ari wabyutse wapi sinabyuka ari muri romantique sheri niba atari kurota ari muri romantique kine kuba yimutera inyi abyuta akwanga kumuntu n'inzobe kandi ari igikara abyuta seka birakomeye kubyakira umugabo turicaranye ye namubonye na Kentus arazifite namubonye asize umwana abandi mu ishyamba kandi arebe ukuntu ateye mwamaye nimero y'umwana ko ngiye nabyaza umusaruro akimusika najoro ku mutwe wakabiri ku gisusu inyama yaryoha niyi nabyibushye cyane singo za zamani urabona kadahumeka dore ko nabareba n'umurazi mu bicane mana yanjye kwere kano kana basize mu ishyamba ukari kazi ko dushonde cyangwa kana bagasize mu ishyamba shuri yakazara kwa maragenda kano kana ubu nibagakora amakazi ariko baritonda ntago bantu bazi kugira gutya ngo baje bagira batya baje bagenda bihuta ko kari kano reba nk'uyu mwana mu ishyamba kweri ataya yewe we ari mararo tubanza arotaga cyane rero sari mana naseka je namuryamyeho abyutse nabamurinde banza byuke ari bakanimba kaguru ubu nimpu mbona kandi muze nk'ubushoka bw'amaguru kesi kirike amaguru n'amaroka karamaso nyagasani karutumi vurebe karamaso yakadahume bagasako agwe gihu muri aramwikorera iraribwa nayo bega uramubona ariko bagajijizo nayo iraribwa nabibonye inge burusako bagasako iraribwa nayibonye iraribwa umva imana iraribwa pe urumva induru wagira ngo barimo barakora bya bintu bya indi bagenda baramujyanye ngo nago umuntu uteye nka sheri barabikoze cyangwa barabikoze bandese mwishyamba siryase tujyeru namba kugera kwa sheri kuno mbaga taka nkajya magira gucyagira bagira batya barabikoze cyangwa ubu bamutwaye makanyama nakanyama nyama dise sheri wasari sweetie sheri shokora bamujyanye kare cyane abakobwa baremwe neza cyane imana ibandinde kuko baremwe neza cyane ari abaribwa yo si impuzu ubu ntibatangiye gukura impuzu
so nako niba wewe bana baginga basige muzu ya barabikoze kwe sheri bagize gute bateye zibiri sheri wasanga baze kumutera nk'inda zibiri zonyene zihuta kandi inda zibiri inda sheri wanje unaenda wapi sheri uko wapi ko bona bya sheri waje ngomba shokora sheri bashira menyo zakureba sheri wasanga amaze kugira gutya kandi cyabari mwamwishyamba nagiye genda rya ruzingo ntacyo nzimarira wapiri umbe uri muzima Imana ushimwe ntabwo napfuye nanjye nizigamiye umunsi rero nzapero cyangwa yero bundi tusigarajye yakobo nzigitamaje imagine kwe twirose sinasubira kumukubitiriza uretse mu cyo afite kandi yamusiza irukanga ni gahunda byose ni gahunda aho nenda gufasha abangu tube nk'abantu b'abagabo dukora umuti urumva umuti kandi ukomeye cyane sawa dukora akazi ntacyo zimara yewe rapiri wate watruwa wakai yewe aha bakurikiki my time iri shyamba abonye ko rikomeye cyane kugira ngo ishyamba ndetse uhiga inyamaswa bisaba ko nawe uri inyamaswa igikapu cya mbere ushaka kugira ngo uhige inyamaswa banza kwambara ndetse iki akarato turi mu ishyamba rambo bangu umbe Norris atwara babana muri Vietnam zananze mbaye padiri aha ndisi umuntu bwa ntubona sentira ruti ni hatari ntacyo nzimarira yabaye rambo na komando byose na Chiki Norris ndabakubita imani reka nze nkwerekesha giye bahere bazana imikino kwa kuri squit navuna umugore wanjye ndakubita imani ku mugore w'umuntu buntwara igikapu cyangwa nyitwazesha fata chance mayibobo nansi kankwereke mindiri muzu nanjye yewewe afite abdomino yewewe atwara najye nzimari ariko munsi biri mutego ko mera ariko ndagirwaniye uyu munsi kweri ntacyo nzimara dezambe kwa pire shaka wa kabiri abazana hakuno harukuru bajya ugasanga bafata ibishangara bagatwika inyama wasanga ibiryoshye y'umuntu abashimuswe nawe yagize gutya yatuje nabonye arota seka sinzi impamvu ariko arimo akantu yewe umva gatiko bari kuganira arumoka yatari birakomeye byabi we bakuki ewe tata we ndakufatiraho mani ta bana bandi barago aruzingo we ndavuga ukavuga wowe ziba ngaha nafatiraho ziba cicika ni boss kumena ko ufite umunyu wa musenzi kazi umwana akaza kumba ko ufite umunyu wangu munyu wari umunyu kweri warayi yewe ndabakomanda ndamuhoza bangu tugende bangu gake bakomando hakurya zandi biza bakomando w'iyi minsi kwaje kwa game kwaje urumva kwaje kwa game kwaje nini biza bakomando ye akuruzinda kandi gwikuyema kamuntu wangu ndakata hakurya kwaje jewe weja kwa game nyenye kwaje akata kwaje nja kwa game kwaje uruko bakata mwica kagabo wanda kaheheta nyina kabonye ndagukurikiye wangu nyina ko
ndakwemera ari hakurya hakurya bari guca hirya abantu wapo hakurya wamenye inkorereza abantu hakurya hakurya bakubita abasenzi ngenda bica mamare yewe mana we tuendelee nabisha abasenzi ngiye padiri wabo nabishe padiri ntacyo nzimana wapiri bari hakurya yewe muzano nk'abasenzi uyo tubakubite wangu ntiwongeye kuri iki ntumbaza yewe we abakobwa ni babiri yewe we wapiri mpango nago mutinya bose asigara hakurya wabonye bose ntabwo hasiga abakobwa zo n'indimi wangu wasumbise zo n'indimi babyize mwigewe naryamye nasinziriye zo ndimi bajya kuziga nabaga naryamye ngewe ndakwisha wangu ndakwenda nzinga ngo kubiture twagiye gapanga akaba karabizi karamuka wanda kazi wabura gatsinga bakubise umwe urabe rwaba karasubiza ariko wewe karabizi kakazi kazi ibintu we ndabakubita ntacyo nzima ndagukubita bangwese ntacyo nzimarira yakwite wapiri ndabapiga uranda ndagukubise baretse nkwereke baba tega amatwi umumbe igipfunsi tega amatwi umugore wanjye ndagukubita karabaye ndakwisha oroka kabaya kabica kubita wa musenzi we kabi cyane karakubita wewe bese gato uri gusubira inyuma reka mande mwishyura amakaritazi mwishyure ni kabi cyane ndakwishyura musenzi ndakwishyura ni kabi cyane ndakwishyura ni mubi cyane kanyinga ndakwishyura musenzi ni mubi cyane ngabone kabi wewe kapari kubita ndagucaza ndakubise umbe ndakwisha wangu buretse ngukubita imani ndagukubita samba ngo bwese bizanye ndakwisha bizanye wakacenzi ndakasenzi yewe pata basha pata baba pata sha ndagukubise ndakwishe bange imani ndakwisha ndakubita umuntu wangu kubita iki ndakwishe kamande mwishiro gapfa ndakwishe pasha tega amatwi karamuboma ni kabi cyane ni kabaya sana ndamukubise wangu nabire kandi mubi cyane urubise ibintu bya generale dogo generale dogo wamubisa Yakobo Dezambiri uramubona niko nacyo King nuraheza nacyo nzimarira King wewe kugenda murasigura umuginga aranzi kweli King muri filime yewe data we tega amatwi uyumbirize wangu njewe rero birasukuye gakara bukara ukubita bangu yambaye imikarano bukara wewe wa musenzi agabuka kakubita bangu ngandiruka ngewe ndagiye kandi kano nakwiruka ariko reka mengarutse turacyagenda mwino sha karamukoma karabizi uretse gato bangu ambabariye ko nshaka kwicuka imirugapfa nemera ngapfa uretse gato ndakwishe imani ndakwishe we yewe natanyira icyubahiro gabone tubi cyane turakubita nabi cyane bangange ayibonye ko ndi bupfu uretse bangu dere kigongozi ngo hakurya ndiko nareba bagasa bapampe ari mu karwana nabi cyane hataraza ngewe bimbwiye iki ari he wangwa mugabo niko namubonye ari kuza ngo ndakubiswe imani ndakubiswe kireka hari ntacyo nzimarira nabonye ukomeye cyane bose umuginga muhita nakiri kare we ata we unapfuye kweli
boss avayo Yako. dore boss kuvayo boss kuvayo niwe mukuru cyane boss kuvayo nikadahumeka dahumeka niwe nyina amategeko ira amategeko arakubita nabi cyane ira amategeko bange mmenya kareba ntirukanza we na we boss mubicara yuka ndakubyuka we tampo yabaye tampo amunye kubita gusa kapaka bambare ngo ndangiruka bango basi reka nduhuke basi bose ngaruka basi yuka bose ngaruka kwe kapaka baka sinikumba we ndakubita gusa karacanga niko bagatera imipirizo karacanga ntacyo zimarira bangu umugore ni yamu uyu munsi ntacyo namara kwera umugongo mwavunye kwera amasaha wapi urabyuka nubyuka reka mbe nduhuka kanya byuka madamu ni yagiye muri cyati sheri bimeze bite ntabwo yakwemera kuza ntabwo abishobora umugongo barawuvunye yabigenda barakongera we yafesha abe kare kwisha ariko bite kwishe we ndakwisha ariko bite wamusenzi wambari wankoreka nanjye sangana akanya gato basi wewe reka mbyige wamusenzi nyagasano banza bakavunye mugongo ugendeye rimwe wamusenzi senzi we ni boss nyir'ishyamba nikadahumeka bamba bareka ko paso uyu munsi reka bazinzapeza babara no kwikimana ntabwo nakongera gutera urumva rimwe boss agatwara kuna kanyata agatwara kabata nakabata Sawa. nakabata Ndakusaba. Mimbabazi ntabwo nzongera umba musuburayi bangu ngende munacika yeshe bagiye kumumere nabi cyane ntabwo nakwemera kumera gutyo kiramerewe nabi cyane ntabwo nakwemera kumera gutyo kwe reka no nzishaka atandatse nabanshaka nzishaka se reka nakwishaka nabana ureshya nkawe mu burebure bwose n'ubugari babikomeye cyane kubona umuntu mu bureshya nkashyirwa biragoye cyane namuvana ikibazo matime masaburi 10 masaburi 10 banaka naje rungu guca imigozi byamunaniye naje nawe ndetse nk'umukobwa urumva ni ahandi ibintu byakomeye cyane batirwanye nawe uzabarwana ari mwishyamba utimenye urumva nawe ukumenya bari kundobesha ariko nako nakundi ni apfira imenye ni kwa kundi masaburi 10 ara gusubana byaye bitangiye kwanga byari bikomeye ko nabonaga ibintu binemere cyane gucunga natanya ngashoka yakiri kwido simba kandi ugiye gupfa mubonye ntacyo nzimarira yaragiye gupfa akakeka yasodoka ari yasanga karuzi bakagiza ngo uri kunika bangwamba bariye kweli n'abantu turabwera kunika bangure kandi umuntu dosi ora ndakwita musenzi urapaka amukubita gatwe bangu wambuye juru ko muri kundyama ngo ugenze bite wangu yewe mugore umwicanye namwishe wangu uyanda kurwana abajinga barangu bana bajinga na baranyishe wangu baranyishe boss arapfuye yareka mpaka si racyarwana boss dikupfuye nzahembwa nande nguki umushara boss ukwezi nzawubona gute kwe ndetse kandi boss mwicyama nyenyine se boss apfuye na mushara na amafaranga aratanga
ari gupfa ufite ideni kandi uri umukire biba bikomeye cyane. Bosi fata agapanga. Wewe wamuginga wishe bosi uzi ko afitiye umwenda andi mideni. Bosi akuri mideni ntabwo uzamwicuza utega amatwi wumve ntuzamwicuza reka kumwicuza wapi wambabari ambitiye ideni ariko siyuri reka ambitiye ideni wangu uretse gato mane ariko maremo maremo ideni bosi agufitiye wasirira hese ndabyemerera hese amaze mideni bosi amufitiye we byuka shatse twakemuye akazi twakoze akazi bangu ndarwanya ariko babaje dosi mitamo na kwa shitani nako sorry nabonye apfa bagera ku 8 wabonye hehe naye ndi gusatirayo sepiriya hagana iwangu ewe data we uyu munsi nzagira icyo nimarira izina murite muri hindura ni wapiri ashaka tubiri bamwe wapiri ni wapiri sheri uracyari muzima yindi muzima bebe sheri uyu munsi ntabwo ncika uyu mukobwa mwenye mugenza kuriya kwere sheri nta kibazo ufite no kumuhumetso no mugongo wapi nano bafashe ntibakubaganye sheri ntabwo bakozeyo hehese ntibakozeho hehese nyine sheri kumutwe wiki nimyaruse tugendera ku mutwe muri iri jambo aba n'abandi bamusomagura sha ni ikibazo aza gufungura sheri tuva wangu dutaye birakomeye cyane sheri ndayirwanye ni wapiri nshaka wapiri sheri sheri hapana kumpata gutyo nyine mpata neza oya mpata neza wumve kugiye kuma wapiri sheri reka basi nde kugutaha no kurama wapiri uyu munsi wawe namba ntacyo nzimara rivuyeho akoze akazi ni wapiri yitwa n'ikizina cyayo neza biranasa ajya ni kabanda ninde Yakobo yitwa Yakobo ariko yindi ndende imwe nini cyane ni Yakobo yatari yo nanze kari kabanda ako yose na mazina amwe Yakobo kabanda byose ni kimwe nabaye nawe no wapiri rero nakazi ka kabanda na Yakobo basaburico akazi kari kabaye ndyankurye nyagasani Imana nyiri kibari iyi filime nayibonye nuguri ko Imana ndananiwe ngenda narushye shamura kuba kabiri mwama yarushye waraye ndarushye ndananiwe nashonje kweli awi sheri uyu munsi kweli ngera mu rugo ni kama massage ariko maze kubona massage mbona barabyumva ni wapiri kweli wa dezambiri sheri ndikate yewe data we ana ibintu birakomeye arawe yayiko nako yayikoreye wapiri arawe yayikoreye wapiri arayikorera sirangiye se yarangiye cyangwa yewe data we turi gutaba sigari bane sheri wapiri uyu munsi urambona ni kuri wapiri waraye turi kuri wapiri munzeta bageri bangahe batasheri bane gusa hano kwisekera ariko nyine abandi imajiro umuryango uje ngabana banje mwabasize wavuga iki ni kuri wapiri kuri wapiri bahe nimero yanjye cyangwa yanyu iyanyu rero 68 901 257 ndetse iyi filime uhamagara bavuga ati turagashaka bakabahe ushaka utindi kingi 5 kwa 5 nyo uri kumva mvuga ati mwijwi rya Yesu urumva nsanga Muhamedi none kimenyi mwese musari muzagenda mu ijuru n'abasenga mwese muzajya mu ijuru hamagara 693 muri iyi filime nimero wayumvise ibagire 5 kuri 5 reka mugani assalamu alaykum wallahi matura barakatu mbayengiye ibisige mu byisobanurire ko nzi ko bitari buze kuza mijwi se ndabakunda cyane utishimye abwire mugenzi we amushime cyangwa ahamagare mumushimire cyane abakobwa ariko apana abahungu ni mukobwa ndamushimira nakusori ndabashimira mutanyima nabi ndabakunda cyane then ciao I love you too much